ambwira ngo iki gihugu cy'u Rwanda naje kujya no mwiyerekwa ngiye kubona mbona abadayimoni beshi cyane ngiye kubona mbona bahagaze ku mupaka w'u Rwanda na Kongo afite inkota ityaye yego ngiye kubona mbona ya nkota ya marayika yakaga umuriro abadayimoni bakimukubita amaso mbona bari kuri Imana irabishe karabaye yego Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Bakunzi b'Imana Irahari TV kandi bakunzi b'ijambo ry'Imana, turabaramukije amahoro y'Imana nabane namwe aho muherereye hose, haba hano mu gihugu cy'u Rwanda abari hanze yacyo. Mwese turabasuhuje tubifuriza amahoro n'imigisha bitangwa n'Imana Data wa twese. Birashoboka ko waba udukurikiye utameze neza, ariko turaguhumurije mu ijuru hari Imana, kandi hari Imana ikiza mu byo yashobora n'ibyawe birimo gubwa neza. Hanyuma nkuko mubibona kuri kamera zacu, twongeye kugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana uhagaze neza. Imana iri gukoresha ibintu bikomeye cyane muri iyi minsi. Mukozi w'Imana uraho neza? Turaho, turashimira Imana. Yesu nashimye. Yesu nahimbaswe. Amakuru y'iminsi urabona yuko rwose iminsi tubereye myiza. Turashimira Imana. Narimbaye akawa mugabo babwiye ngo amakuru y'iminsi ngo ntayazi ngo kuko yabuze amayinite yo kuyihamagara. Twebwe dufite, ariko muri Yesu Kristo amakuru tuba tuyafite. Hari umukecuru ujya ukunda kuvuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Bisobanuye ko amakuru urayafite. Amakuru ndayafite. Mfite na channel yitwa Amakuru y'Ijuru. Amakuru y'Ijuru TV. Abantu bajye bayisura, abantu banyarukireho bakore subscribe. Bakore subscribe. Bajye bakurikirana ubutumwa bwiza. Bajye bakurikirana ubutumwa bwiza. Imana y'amahoro iguha umugisha. Hanyuma hari abantu basanzwe bakumenyereye kuri Imana Irahari TV. Hari n'abandi bantu bashyashya tugenda twunguka uko bwije nuko bukeye. Ndagira ngo wongere utwibwire kugira ngo abantu bakubonye ari ubwa mbere bamenye ngo turi kumwe nande, turi gukorana nande. Ya murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Munyarubuga Vedaste. Beshi bazi ku izina Nzayinambaho Akaramata. Yego. Ndi umugabo ufite umugore n'abana batatu. Urumva yuko rero ntabwo ndi umwana. Yego. Ubwo rero nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya ADPR mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda. Yego. Aho bita Musanze. Musanze. Abanyamusanze turabaramukije mu izina rya Yesu. Nukuri bahabwa umugisha. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Yego. Yego. Urakoze cyane, ariko hari akandi kazina abantu bakumenyereyeho agahishe. Nzayinambaho Akaramata. Nzayinambaho Akaramata. Mukozi w'Imana, mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu, twagiye twakira abakozi b'Imana benshi mu nsengero, mu byumba by'amasengesho, ku macano atandukanye, bavuga ngo Nzayinambaho, abandi bati nzakagendana, abandi bati habura gato, abandi bati nkumva amazina menshi atandukanye. Ariko ndagira ngo umbwire aya mazina mu by'ukuri abantu bitiriwe izina ry'Uwiteka barimo bakoresha muri iki gihe, bakora ibijyanye nayo. Iyo witegereje ukareba mu bidarubindi binini, ubona aba bakozi b'Imana tumenyereye ku mazina nka Nzakagendana, Nzagira gutya, Ca bugufi, bene ayo mazina, ubona mu by'ukuri bahagaze bate kuri uyu murimo? Buriya ni ukuvuga ngo ko mumbajije icyo kibazo, bakavuza nduru, babirestaye. Amazina ni menshi kuko harimo n'abita amazina yo muri Bibiliya ngo ni ba Eliya. Yego. Ugasanga ngo ni ba Daniyeli. Ayo wenda atari amazina basanganywe. Yego. Ugasanga bafite amazina ni ba Pawulo. Yego. Ariko wareba nk'uko bivuze ugasanga izina ntabwo risa n'uko uwo muntu asa. Yego.
nzakagendana ubu ukumva ni agakiza, ariko wareba ugasanga agakiza yaragataye, nzamunambaho cyangwa se nzayinambaho, abo nabo bazina banjye njya mbabona, ariko wareba ugasanga n'ubundi kunamba ku Mana byararangiye. Ariko mu rwanjye ruhande iri zina ryanjye nzayinambaho, ni intego nihaye yo kunamba ku Mana, kandi nzayinambaho. Yakobo yaravuze ngo ntabwo nshobora kukurekura utamaye umugisha. Icyo nshaka ku Mana rero ntabwo ndakakibona. Paulo yaranditswe ngo ndasiganirwa, shaka gusingira icyo Kristo yafatiye. Icyatumye Kristo rero afata ntabwo naye nagisingira, niyo mpamvu ngomba kumunambaho. Nzayinambaho akaramata kugeza asingiye ikintu gikomeye, umugisha ukomeye cyane w'isezerano rikomeye. Uzayinambaho akaramata kugeza ushyingiriye umugisha Uwiteka Imana yakubikiye wowe ntabwo ucoboye. Tutizimbye mu magambo, nyemerera ubanza usenge Imana, ahasigaye dukomeze ikiganiro. Turagushimye Mana ihoraho, Mana Data wa twese uri mu ijuru, habwa icyubahiro kubw'uyu mwanya uduhaye wo kugera kuri kamera za Imana Irahari TV. Waravuze ngo ni ukuri abayoborwa n'Umwuka Wera nibo bana b'Imana. Uyu mwanya ariko Umwuka Wera tuyobore, kuko turi abana bawe. Ibyo tugiye gukora ntabwo ari ibyacu bwite, turasenze kugira ngo imbaraga z'Umwuka Wera zikorane natwe. Iki kirere uhagarika abadayimoni uburyo bwose, kandi Mana mu by'ukuri ibyo tugiye kuganira ntibizagera ku bantu batandukanye ndetse tutazi n'amasura yabo, ariko kuko bose baremwe nawe, nyemerera Umwuka wawe Wera aba ari udukoresha iby'ubutwari muri uyu mwanya, n'aba ari twe izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze rero kurabana natwe mu izina rya Yesu, amen. Amen. Imana ibane natwe. Hanyuma nari nkiri kukubaza utubazo tutari dukeya kandi nanone tutari twinshi. Murakoze. Ntabwo turambiranye. Tugishingiye kwa ya mazina, ahagarariwe n'irindi zina ryitwa ngo pasiteri. Ukumva ngo ni pasiteri runaka, sibyo? Ukumva ngo ni profete runaka, ariko mu by'ukuri wajya kureba ugasanga arimo arakora ibintu bitandukanye n'uwo murimo yasigiwe. Nk'urugero, njye ndemera ko uburyo bwa social media ari uburyo Imana yemeye ko bujya kugira ngo natwe bunadufashe kwamamaza ubutumwa bwiza. Ariko iyo witegereje muri social media turabona abapasiteri bahagurukira ku kintu mu by'ukuri n'umupagani atinya. Ntabwo ntinya kubivuga. Turiho tukabona umuntu yagize ibyago, ubushize ibyo gusumbashije tubona ibintu byinshi, ugasanga abantu barahagurikirana, ugasanga n'ubundi umuntu araharabika mugenzi we, aratera mugenzi we amagambo yo gusesereza, mbese nuko ngo. Ariko ibyo bintu ntabwo bikwiriye. Abo bantu rwose ikintu cyajya kubabera cyiza nuko baca bugufi Imana ikababarira. Kuko Bibiliya avuga ngo n'ijambo ryose ry'ipfabusa abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'amateka. Kuba tuvugira kuri social media rero, abantu bajya bamenya yuko ibi bibanza, ibintu tuvuga bikazadushyirisha mu rubanza, amagambo tuvuga n'ubundi akadutsindira cyangwa se akadutsindisha imbere y'Imana. Hariya rero abantu bameze batyo nzi yuko nabo bazankurikirana, bazumva iki kiganiro twagize. Mu by'ukuri ntabwo guhagurukira mugenzi wawe cyangwa se ugahagurukana inkuru nk'izo ngizo warangiza ni wowe ufite izina ry'ukuri pasiteri uyoboye abantu b'Imana. Ariko kweri abo bantu b'Imana uyoboye urumva wazabageza ku musaraba? Urumva abo bantu uyoboye wazabageza imbere y'Imana? Muri imbye yaravuze ngo imbere ye ya ntebe nzahagararayo, ngo kandi nzaba njyanye iminyago. Iyo minyago n'abo bantu b'Imana bagakwiriye kuzagera nayo. Ariko ikibazo, abo witwa ko uyoboye nabo ubwabo bakwibazaho. Baravuga batari ku uyu muntu nubwo tuyoboye ko tubona imbuto ze, tubona imikorere ye, imivugire ye, tubona ibi bintu n'ubundi bitamugaragaza nk'umuntu w'Imana. Ubwo rero Imana ifasha abantu bameze batyo, irashaka ko nabo bihana bagakizwa bakava mu ibyo bitagira umumaro. Kandi ikindi njya nkunda kubwira abantu, hari ibyo abantu bakora, umuntu agahimba ibintu, agahimba inkuru mu gitondo naje kujya kuri telefoni
ngiye kubona mbona ngo bafashe iriya foto ya Israel Mbonyi barangije bandikaho rya zina ngo ripu nyine berekana banditseho nyakwigendera barangije barandika hepfo kuri titre ngo urupfu rwa Israel Mbonyi mwakunze nahise mbifungura ngo ndebe urupfu rwa Israel Mbonyi mu by'ukuri sanga ibyo bintu nta kuri kubirimo none ikibazo hari igihe umuntu ukora ibintu nka biriya buriya iyo umuntu yinjira mu bintu by'abantu b'Imana hanini usanga atari n'abapagani ugasanga ni abantu b'Imana buriya mu by'ukuri rero ibyo bintu ntabwo ari byo umugayo mubi imbere y'Imana kandi n'Imana itishimira Bibiliya iravuga ngo ubeshya ni ijambo ry'Imana ribivuga hano mu gitabo cya Zaburi yego tunarisomye abantu bajya bamenya yuko iyi Bibiliya izongera ikatugarukira kandi ikaducira urubanza mu by'ukuri ntabwo ari byiza ni umugayo imbere y'Imana kandi Imana yanga cyane Imana idufasha cyane Zaburi 101 umurongo wa 5 haranditse ngo ubeshyira mugenzi we rwihereranwa nzamurimbura ugamika akagira umutima wibona sinzamwihanganira Imana itugire neza cyane amen ubwo rero ubeshyira mugenzi we rwihereranwa ni ukuvuga ngo abantu bazi kubeshya bakabeshyera n'abandi ugasanga njya ndeba mu by'ukuri urupfu rw'uyu mugabo uherutse gutambuka yego uyu mugabo witabye Imana ejo bundi uriya bari bitiriye ngo ni Sheri wa Mutesi ntabwo bari biyitiriye Sheri wa Mutesi ubwo ni Sheri wa Mutesi sinabikurikiranye cyane ariko ubwo nabonye narwo baragiye baruvugaho ibintu byinshi cyane nkavuga ngo ibi bintu biba biza gutya bitari bimwe ibintu ni ukuri bimeze bite yego ariko ni ukuri ikintu Imana ishaka twebwe dukorera ku macano yamamaza iyobokamana icyo Imana ishakaho ni ukuvuga ubutumwa bwiza bw'amahoro duhumuriza abababaye tubwira abantu bave mu byaha kandi aho abantu bari bacitse intege tubabwire bihangane tubabwire ijambo rikomeza abantu nk'uko Paulo yabivuze mu kiganiro cyacu nanjye numva iri jambo ry'Imana naza kuryifashisha Paulo niwe wabyanditse yego yandikira abagalatiya mu bice byaho 6 umurongo waho wa 8 yaranditse ngo ubibira mu mubiri we muri uwo mubiri azasaruramo kubora ariko ubibira muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho kuvuga ngo rero abantu benshi muri iyi minsi bari kubibira mu mubiri ariko inyungu yo bazasarura ni ukubora ariko umuntu uri kubibira mu mwuka arahirwa nimureke tubibire mu mwuka twirinde kubibira mu mubiri twirinde kuvuga ubutumwa ngo tubuvugire mu mubiri abantu muri iyi minsi bamwe baranahanura hari uwavuze ngo babonye Bibiliya zigura makeya baragenda bajya Nyabugogo barazicisha bamaze kuzigura barangije n'indimi barazirepeta yego n'ubundi barangije no gutigita bakabikora bikemera ubundi barangije baravuga bati igishoro ni Bibiliya yego ariko mu by'ukuri ariko ukiraho ntaguciye muri ryo vuga ko tujya tubona abakozi b'Imana bagaragara bihanangiriza bagenzi babo mu nyuma bikarangira dusanze babandi nabo bari kubabwira ngo nimuce muri iyi nzira nabo kumbi bari guca mu nzira mbi ntibamwishakira ndamo reka nkugarure inyuma gatoya twagize umuhanuzi witwa Meshaki sinzi uko ahagaze ubu ariko nyine navuga uko yari ahagaze kera sibyo yarahanuraga Imana irambwira ngo abantu benshi barayasenze Imana irambwira ngo iki gihugu cy'u Rwanda naje kujya no mwiyerekwa ngiye kubona mbona abadayimoni benshi cyane ngiye kubona mbona bahagaze ku mupaka w'u Rwanda na Kongo ngiye kubona mbona bashaka kwataka igihugu cyacu yego ariko ngiye kubona mbona marayika w'Imana
aramanutse afite inkota ityaye. yego ngiye kubona mbona ya nkota ya marayika yakaga umuriro, ba badayimoni bakimukubita amaso, nkabona bari kurigita barigita. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo ku bw'aya masengesho Imana yanze ko igihugu cyacu cyavogerwa n'abadayimoni bari bagiye kukinjirana. Kandi nituvuga abadayimoni, ubundi abadayimoni bakorera mu bantu. Nukuvuga ngo abadayimoni bakorera mu bantu, ni Imana yambwiye ngo ishyize uburinzi ku banyarwanda ku bw'aya masengesho Meshaki yategetse. Ubwo rero niba waza uvuga ngo Imana irabishe karabaye, undi akaza avuga ati dusenge Imana ikureho ibi bintu, ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ni ukumenya yuko na n'uyu munsi iyi si yakagombye no kuba yakwaka n'umuriro, ariko ku bw'amasengesho yacu twebwe abera duhora imbere y'Imana turi gutakamba, umunyamasengesho wese ahari yubahwe ahabwa umugisha. Kuko ikintu cya mbere, ntabwo isi ibeshejweho n'amafaranga ari mu mabanki, ntabwo isi ibeshejweho n'abantu bize amashuri menshi, ntabwo isi ibeshejweho n'abantu bavukiye mu miryango ikomeye, ntabwo isi ibeshejweho no kuba abantu bagenda mu mavewe itahenze, ntabwo isi ibeshejweho n'uko abantu bari mu ma etaje, ntabwo isi ibeshejweho n'uko abantu bazi gucura intwaro zikomeye, ahubwo iyi si ibeshejweho n'amasengesho y'abera. Umuntu wese unteze amatwi hano kuri cano n'ubundi Imana iravuga TV, Imana irahari TV, ni ukuri yubahwe kandi ahari hose yubahwe. Umuntu wubaha Imana, hari waririmbye menya ari Gerardine aremba ngo umuntu wese wubaha Imana ujye umwubaha. Ura Paulo nawe yabivuze neza, aravuga ngo tugaragara nk'abantu batamenyekana birangirire. Hari abantu batubona tuvuga Imana kandebera mu ikote rimwe, atari kubundi kuva yavuga Imana ahinduye ikote kangahe. Naho nakwambara ikote rimwe nkaryambara umwaka, Yesu yambaye ikanzu imwe yarinze ava mu isi atayihinduranyije. Ubwo rero umuntu wese wubaha Imana yubahwe. Iyo tugenda baturebera se inkweto ko tubona adahindura umuguri w'inkweto, ni ukuvuga ngo ni Yesu yambaye rugabire kandi isi yose iramuhimbaza. Uzagenda ugere hirya no hino ku cyumweru, uzasanga bose mu nsengero hirya no hino bari kuvuga Yesu. Ni ukuvuga ngo rero Yesu niyamamare, abakozi be bahabwa agaciro, babandi batari kwiyoberanya mu iki gihe cya none, kubera yuko icyo namenye neza nuko umuntu w'Imana arakomeye, nubwo adahabwa agaciro hano mu isi, ariko ijuru rimuha agaciro. Urakoze cyane. Nubwo adahabwa agaciro mu isi, ijuru rimuha agaciro. Uyu munsi wa none ntari nagaruka kuyerekwa wagize ku mupaka, twabonye abantu bahanura bakavuga ngo hari ikigiye kuba bugacya kikaba. Icyo kibazo nkigarutseho kuko nakikubajije muri byinshi ntiwacyumva neza. Noneho mu byo bahanuye bigasohora, ni ukuvuga ngo ibyiza bigasohora n'ibibi bigasohora. Ariko iteka ryose tubabona kuri televiziyo bo bikubita bikomanga mu gatuza, bati ni nge wabihanuye. Ibibi gusa. Ndagira ngo ungereranyirize aba bahanuzi, ubagereranye na Eliya, ugira ahantu uza kubimpuriza cyangwa utandukanye, cyangwa se wongere ubagereranye n'abahanuzi nka nabita ba Bayali, nimba nabita abahanuzi b'ibibuno. Bibiri uvuga ngo hari abahanuzi b'ibibuno, sibyo? Ndagira uze kumbwira, ni byiza ko umuhanuzi ahanura agatora ikibi mu byo yahanuye, akaba ari cyo yirata, ndetse agashaka ko kinamamara kirenge n'imipaka, kurenza kwishimira ibyiza? Ikindi, ubwo ngeze muri B yaho, iyo ni A. Ese umuhanuzi nimba yeretswe ikintu kibi, ni byiza ko yihutira kugishyira public kurenza gufata amasengesho akagisengera ko Imana yavuze ko ibonye umukiranutsi umwe gusa mu isi cyangwa mu gihugu yakirengera? None ko ari we wahawe iryo yerekwa, harya birakwiye ko aryirukankana kurenza kubanza kujya gusenga asaba Imana ko ibyo bivaho? Birakwiye se ubundi ko abwira abantu ngo bamufashe kandi ari we wabihawe? Ni ukuvuga ngo
ikintu cya mbere uravuze ngo mbihuze na Eliya. yego. Ariko mu by'ukuri buriya Eliya na mu gitondo naje gutekereza ku nkuru ze, ntekereza ku buhanuzi bwe cyangwa se ku byo yategetse, avuga ngo uyu munsi ndategetse ngo imvura ihagarare. Yego. Mu by'ukuri mu kanwa ke hari mu itegeko, kandi no mu kanwa kacu hari mu itegeko. Buriya cyangwa kubwira abantu ngo umukozi w'Imana wa wundi uhagaze neza ushobora kumukuraho umugisha cyangwa ukamukuraho umuvumo. Ubwo rero mu by'ukuri abahanuzi benshi barahanura, ariko bagahanura bafite nta mutima w'urukundo bafite. Kandi mu bintu Imana yadusabye, ijambo ryayo hano mu rwandiko rw'Abakorinto riratubwira ngo naho navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singira urukundo, ngo ibyo ntacyo byaba bimaze. No muri iyi minsi Imana yarasanze impereza ubutumwa bwiza bushingiye kuri iri jambo riri mu Byahishuwe, ibice byaho 2. Ubundi njya nkunda kubwira abantu gukinisha kurya ukabihagiramo. Iki kiganiro nzi neza yuko umuntu uzagikurikirana azakuramo ibintu byinshi. Yego. Ko kirimo ubutumwa, kirimo ibintu byo kuba abantu basobanukirwa n'ubundi uko bakwitwara muri iki gihe cya none. Igice cya 2 cy'Ibyahishuriwe Yohana guhera ku murongo wa 1 ukamanuka ukageza ku murongo wa 7, sinshaka ko tuhasoma n'igihe kirahenze. Ariko njewe ndaza kubivugaho muri makeya. Aya magambo yabwiwe Yohana ari ku kirwa cy'Ipatimo, ariko Yesu aramubwira ngo ni ngewe ufashe inyenyeri 7 mu kuboko kw'iburyo. Kandi arangije aramubwira ngo genda ubwirire itorero ryo muri Abefeso, ko ubutumwa n'ubw'Abefeso, ubabwire ngo nzi imirimo yawe. Noneho icya 2 arababwira ngo kandi nzi n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo, ukabona yuko ari abanyabinyoma. Ngo uzi kwihangana kandi warenganyirijwe gukiranuka ntiwacogora. Ngo ariko rero ufite icyo nkugayaho, ngo nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Urumva rero aba bantu Yesu yabashimiye imirimo. Yaravuze ati nzi imirimo yawe. Bivuze ngo babantu wambitse ndabazi, babantu wagiriye neza ndabazi, rwa rusengero wubatse ndabizi, bwa bwitange muri korari ndabuzi, nzi imirimo yawe. Kandi ikindi nzi no kwihangana kwawe. Kwihangana kunanira abantu benshi. Ariko itorero ryo muri Efeso mu by'ukuri ngo bari bazi kwihangana, bigeragezo bikaza bakihangana. Yewe ngo nzi neza ko utabasha no kwihanganira abanyangeso mbi. Ntago bihanganiraga umusambanyi, ngo bihanganira umurozi, ngo bihanganira umujura, ibyo ntibabyihanganiraga. Nibihanganiraga umunyamagambo muri korari, ibyo ntibabyihanganiraga. Ariko Yesu arangije ababwira ati ndi kubagaye ikintu kimwe gusa, nuko mwibagiye urukundo rwanyu rwa mbere. Muri iyi minsi rero dufite abahanuzi benshi bahanura ariko badafite urukundo, nta mutima w'imbabazi bafite. Mu by'ukuri tekereza, Eliya yaravuze ngo magaritse imvura ntikongere kugwa. Ariko umenye ngo niba hari abantu batoye ibibazo byinshi cyane, mwabura buhanuzi niwe wa mbere. Icya mbere yahise ashogoshera, aragenda cara, nuko batangira n'ubundi kugira, batangira n'ubundi kumugendaho. Mu by'ukuri umwami aramuhiga, n'abantu babona inzara ibamereye nabi bati umva uyu muntu waduteje ibi bintu tuwamubone yamwica. Urukumva mu by'ukuri rero niba uri n'umuhanuzi Imana ikakwereka ikibi, wikwishimira ko ikibi kiba ku Banyarwanda. Hari uwigeze ambwira, arambwira ngo njyewe ngo Imana yarambwiye ngo izantabara, ngo n'ubundi ngo ibintu ngo yavuze ngo bimaze gutambuka. Ubwo yashaka kuvuga iki? Yashaka kuvuga yuko n'ubundi urabona nk'iyi etaje iri hano imbere,
ashaka kuvuga ko nyirayo wenda ashobora kuzapfa wakayisigaramo. umumbwirire ngo ibyo byibagirwe byibagirwe pe. Ubuhanuzi njye mfite butandukanye. Igihugu cyacu kirimo amahoro, yego, nta ntambara iri muri iki gihugu cyacu. Nabivuze no ku Musaraba TV, nongeye no kubivugira ku Mana Irahari TV. Yego, nta ntambara iri mu gihugu cyacu. Amaboko y'Imana n'ubundi aracyari ku gihugu cyacu. Uburinzi bw'Imana buri ku gihugu cyacu. Twasenze Imana. yego. None se icyambere abantu bajya banyobera rero. Ibintu byabaye muri iki gihugu turabizi. Yego. Buriya iyo wongera ugahanura ibintu nka biriya ngo abantu barapfuye abantu hariya, ubwo abanyarwanda nitwe twakoze. Ugize neza ukoze hasi unyibutse ibuye. Niba umukristo cyangwa se umuntu utajya no mu rusengero yishimira ibyiza by'igihugu, akishimira ko mu Rwanda dufite amahoro, ariko tukaba tubona abitiriwe izina ry'Uwiteka Imana aribo bafite iya mbere, aribo bafata iya mbere gutera abantu ubwoba no kubumvisha ko abanyarwanda bapfuye bashize, no kubumvisha ko abanyarwanda bazahura n'intambara yaka umuriro n'amazuba. Mu by'ukuri aho agakiza karacyahari cyangwa abantu baragatakaje? Ese ko ari byo bari kwibandamo, ubundi nicyo bahamagariwe gukizwa, ko bakijijwe? Mu by'ukuri icyo bategetswe ni uguhora bahahamura abantu. Uriya ijambo ry'Imana riratubwira ngo muhumurize abantu banjye kandi mubabwire ibyururutse imitima, kandi mubabwire ko intambara zaho n'ubundi zishize. Dufite ibibazo byabaye muri iki gihugu cyacu. Mu by'ukuri rero ntabwo umuntu uvuga ngo ibintu biraje ku bwa Satani, ibibazo byatubaho kuko ntituri mu ijuru. Ariko ku bw'amasengesho y'abera, Imana igenda ikinga ukuboko ikadushyiraho uburinzi bwayo. Meruka hari ubutumwa Imana yari yampaye bw'umukuru w'igihugu. Nagiye ndeba muri comment mbona abantu bagiye bantera amabuye. Yego. Abantu bantera amabuye muri comment. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo burya namwe mujye mushishoza. Ubu se ni abantu uziko muri mu mwaka w'igihumbi kimwe mu mwaka w'ibihumbi 2016 hari ubuhanuzi bwaje bunatanga n'igihe ngo uyu mwaka ngo birarangiye. Ndabyibuka icyo gihe abantu bigasanze barahunze bahungira Uganda benshi ndabyibuka. Niko bimeze. Nanjye numvisha ubwoba buje, umva turiheba. Ubu se tugeze muri 2000 na kangahe? Ntabwo tugeze muri 2024. Ubu se ko bagiye kubona tugeze muri 2030, kandi mu by'ukuri bari kuvuga ngo igikuba kiracitse, abanyarwanda turapfuye turashize, kandi bakabona turahari. Abakobwa bari gukorerwa ubukwe, abagabo bari gucuruza ibintu bikemera, bakabona utagiraga icyo afite akabona Imana yamugejeje n'ubundi ku rugero rwo kuba umukire. Ubwo ngubwo ntabwo bazasigara n'ubundi nabo bafite ipfunwe. Okay, nibyo bazasigara bafite ipfunwe, nta kindi uretse ko Petero amaze kwihakana Yesu yafashwe n'ikimwaro, ariko agira kwihana, Imana imugarukaho. Ariko Yuda wiyahuye, we yafashwe n'ikimwaro ahitamo kujya kwiyahura. Ni bibiri rero, uri n'amatwi niyumve. Ntabwo njya nkora ikiganiro kirambiranye, tugana ku musozo. Imana imaze kukwereka uburinzi ku gihugu cyacu, imaze kukwereka abadayimoni ku mupaka bashaka kuza mu Rwanda guhungabanya umutekano. Wakoze iki? Ariko nakubwiye ko yabinyeretse. Njyewe ndi mu masengesho meshake yari yategetse yo gusengera igihugu cy'u Rwanda, ndetse no kwisengera ubwacu, kuko natwe ubwacu tuba dufite ibyifuzo. Kandi mbone no kubwira abantu ubusa ni kangahe njyewe nuru kureba ni kenshi Imana ingenderera ikanyereka abarozi bamfiteho imigambi mibi, nkahita afata amasengesho. Mu by'ukuri
n'ubu ngubu turi kuvugana ejo ntitwabonanye nimugoroba yego narindi mu masengesho y'iminsi 3 ngira ngo nepo ari kumbaza ngo ko uri kunanuka cyane ibi bintu ni ibiki ndamubwira nti ngewe mba nibereye mu bihe byo gusenga ubwo rero arambwira ati gabanya amasengesho ariko ntago nagabanya amasengesho kuko manganye nawe afite imbaraga aho kugabanya amasengesho ngomba kongera amasengesho kuko gusenga niko gukubita abo badayimoni buriya navuze ngo abanyamasengesho bubahwe umuntu umwe ashobora gupfukama agasenga Imana igihugu cyari kigiye kwatakwa Imana igahita yohereza marayika uburinzi bw'Imana bukaba ku gihugu ubwo rero tuzasenga Imana tuzavuga Imana abadayimoni ntibababara bazite mu muriro bashye nta kiza batwifuriza natwe tuzabarwanya kandi izina n'inzayinambaho abadayimoni mushaka mu byumve aho mwanegera hose nimuzambona kuko ngewe nukuri ndi mu bwishingizi bwa Yesu ndabizi nibi byose mvuze hari abazajya batera amabuye batari kuri ya muntu abantu rero sinzi impamvu bahora bishimira ibibi aho kwishimira ibyiza mureke twishimira ibyiza kandi dusabire igihugu cyacu ibyiza ingo zacu tuzisabire ibyiza abanyarwanda tubasabire ibyiza iyi si yacu tuyisabire ibyiza ubu iyo turebye ibintu bibera hara muri Kongo ukumva ngo abantu bapfuye bashize ninde ukeneye kubona ibyo bintu niyo mpamvu niba Imana yarangiriye icyizere kanuranya ngo Vedaste mugize umukozi wanjye ni numva ikintu kigiye guhubanganya umutekano w'igihugu nzapfukama mbwira Imana ngo Mana nzi yuko iyi si yose irinzwe nawe Imana yanjye izanyumvira na n'uyu munsi iranyumvira kandi icyo nzi neza ni ukuvuga ngo ninyibwira ngo Mana none se icyambere niba dusengera abantu barozwe umuntu bakaba baramuroze amarozi yaravuye muri Uganda yaravuye za Kenya yaravuye mu bindi bihugu wasenga Imana ukabona umuntu eje agiye gushima Imana ngo ndashimira Imana rwose kubwo abakozi Imana basengeye n'ubundi barandoze ndakira nuko ngo iyo Mana ikize uwo muntu nta mutanyweye ifite ububasha bwo gutangira ibintu byose bigahagarara kuko biriravuga ngo niyo yica imigambi y'incakura haleluya amen haleluya amen yica imigambi yicakura kugira ngo izo cakura zidasohoza imigambi yazo kuko Imana yacu rero irakomeye ntabwo ntasoza nagejeje gatoya mukozi w'Imana kumva twagiranye ikiganiro cyiza ariko ndagira ngo unyemerere nkubaza aka kantu yego abakozi b'Imana muri rusange bo mu Rwanda yaba arabo tubona kuri social media nabo tutabona urabagira iyihe nama nukuvuga ngo ikibazo buriya ikibazo mbajije ndacyumvise n'aba bantu bose baneze amatwi mu by'ukuri bankurikirane neza ahubwo abantu nibasenge basabe Imana ibahe ubushishozi kandi ibahe n'ubwenge kandi ufite impano yo guhanura Imana imuhe no gusobanukirwa ibyo ahanuye icyambere buriya nakubwira suko aba bantu wenda twavuga yuko wenda baba rimwe na rimwe aba ari byo baba bihimbiye bamwe baba bafite ukuntu babyeretswe yego ariko icyambere niba neretswe Pascal nkerekwa n'ubundi urugero apfuye none ndakora iki ndahita ntangaza ngo Pascal arapfuye nabonye neza bamushyinguye mbona birara cyangwa urasubira imbere y'Imana usenge ubaza Imana ntimana ibi bintu iri yerekwa rimeze rite ubusa nibangaho Imana inyereka bari kubashyingura bikambwira ati genda umubwire ngo yaragiye gupfa ariko kubera iki n'iki iyi ngingo iramurengeye akambwira ati nanjye nari nabirose ejo bundi ati mbona bari kushingura mbona birarangiye ni benshi babimbwira ubwo rero nukuvuga ngo hari ibintu abantu berekwa byinshi Imana iri kukwereka imigambi Satani afite kugira ngo nibura usengera igihugu cyawe usengera urugo rwawe usengera abo baturanyi bawe usengera abantu b'Imana noneho ugahubukira ubundi ikintu cya mbere abahanuzi bakwiriye kumenya hari ikintu cyitwa kwerekwa hari n'ikintu cyitwa gutumwa ibyo bintu ntabwo abantu benshi babizi umuntu wenda n'urugero
hari ukuntu areba yabona imodoka mwiyerekwa yabona imodoka ihirimye urukumva agahita yihutira kugenda niba yarabonye wenda umuntu runaka atwaye iyo modoka agahita yihutira tumva ati imodoka yawe irahirimye nyamara wenda ibyo Imana iri kukwereka ngo ni itorero rigeze ahantu habi. Abantu rero nibasobanukirwe imvugo y'umwuka, abantu bamenye neza wenda mu by'ukuri ibintu by'Imana bifite ukuntu biba byubakitse. Ni urugero, ushobora kujya kubona ukabona umuntu yasaze kandi ari umukozi w'Imana, ukabona yakuyemo imyenda yabaye umusazi, noneho ugatangira ukavuga ngo runaka agiye gusara, birarangiye Imana yanyeretse yasaze. Ariko ikintu cya mbere, hariho uburyo ubundi iyo umuntu amaze kuva mu nzira y'ubwenge yafashe ya nzira yo gukiranuka akayivanga n'ibyaha, ubundi biba bivuze ngo nta bwenge agifite. Mu mvugo y'umwuka cyangwa se mu iyerekwa ry'umwuka, Imana ihita ikubona nk'umuntu utagira ubwenge w'umusazi. Wamara kubona umuntu yasaze ukihutira kuvuga ngo runaka agiye gusara, reka da. Ibi bintu by'Imana, Pascal, njyewe ntago ndi umwana muri ibi bintu wanira amabuye. Ibi bintu ndabona abantu bari kuza ejo bakaza bari gutigita, ariko ndabivugisha ukuri. Buri abantu benshi bafite umuriro, ushobora kureba ugasanga umuriro ni uw'ibishara, ukagurumira, none ejo ugashaka ukabaza ngo none se ngo wamuhanuzi bimeze bite? Ati yewe tibuna afite abagore babiri. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ikintu cyo nakubwira, umenye neza yuko ibintu byose ubona biri guhindagana, bihindagana. Ejo uzajya ureba ubone bamwe, nujya kumva wumve bamwe nibo bafatiwe mu kabari, nibo bakubiswa amacupa. Imana iyo senga nginyereka n'abantu benshi muri iyi minsi biyitirira izina ry'Imana bavuga ngo irababwiye ariko rukuyibeshyera. Nabo bantu rero benshi bahanura ibyo bintu, benshi aba ari ibintu byo gupapira ati ninkora gutya ndandika amateka, abantu bose bahita bashika bati reka tujye kuri YouTube turebe ibi bintu bigiye kuba mu gihugu, noneho bandika amateka mu ubwo buryo. Ariko niyo ibintu byacu byagenda byitonze ntibikundwe. Ariko ndakubwira ngo iby'ukuri biraramba, ariko iby'ururimi rubeshya biyoyoka vuba. Urakoze cyane, iby'ukuri biraramba ariko iby'ururimi rubeshya vuba. Reka ngusabe isengesho muri aka kanya, usengere abakozi b'Imana. Nicyo cyifuzo cyanjye. Sengera abakozi b'Imana bamenye umuhamagaro, bamenye n'umumaro bafitiye Kristo hano muri iyi si, kandi usengera umurimo w'Imana, unakomeze gusenga cyane kugira ngo ibyo abo badayimoni bari ku mupaka batsindwe mu izina rya Yesu. Karibu n'isengesho. Mana, turagushimye mu izina rya Yesu Kristo, Uwiteka Mana yacu, habwa icyubahiro kuko uri umukozi w'umuhanga. Ayiwe data, ushyirwe hejuru Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, Mana yacu bwite, Mana twiringiye, Imana idakoze isoni abayubaha. Ayiwe Imana yumva gutaka kw'abera, turagushimye, icyubahiro n'ikibi cyawe. Ndagushimiye yuko unyumva kandi iteka ryose iyo ngusaba uranyumva. Wavuze yuko utazirengagiza intore zawe zigutakira ku manywa na nijoro. Uyu ni umunsi wa gatatu narindi mu masengesho Mana, naretse ibyo kurya atari uko mbuze, Mwami Imana Nyiringabo, ibyo kurya kugira ngo nibura ninginga Imana, sengera igihugu, sengera abantu bawe. Reka Mwami Uwiteka Imana Nyiringabo, aya masengesho Mwami nasenze atangire imigambi y'inshakura, aburizemo imigambi y'umwanzi, aburizemo inama zabo zose. Igihugu cyacu kiba amahoro, Abanyarwanda niba amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Mwami Imana Nyiringabo, turasengera bari bafite ubwoba mu mitima bakimara kumva iki kiganiro, Mwami bashira ubwoba. Hari abagambiriye ngo guhungira mu bindi bihugu, Mwami Imana Nyiringabo warabinyeretse, ariko data kubera ushyize uburinzi ku Banyarwanda, Mwami Imana Nyiringabo ubishimirwe kandi uhabwe icyubahiro. Dusabiye Mwami abakozi bawe, babandi Mwami Imana bakiri mu mwuka wawe wera. Umukozi wa Meshake turamusengeye, Mwami wagiye umukoresha mu bihe byatambutse, na n'uyu munsi hari icyo wamubwiye kuri we, Mwami Imana n'uyu munsi uracyamukoresha. Mwami kubwara amasengesho musabiye umugisha, kandi n'abasenze aya masengesho yari yashyizweho nawe, Mwami mbasabiye umugisha. Hari n'abandi babinegirije barabipinga, nibabiha agaciro, reka umwuka wera basange abereke yuko
kuko muri iyi si twibesherejweho n'amasengesho y'abera. Ngaho nyemerera mwami Imana nyiringabo ubohora ababoshywe, kandi mwami abari rubahoze. Data ugenderere ba bantu bawe, ababuze urubyaro bahe guheka, ababuze uko bagenza, mwami ubaremere icyerekezo cy'ubuzima. Kandi mu izina rya Yesu uyu mwaka Mana turasenze kugira ngo uziyereke abanyarwanda. Mwami Imana nyiringabo turasenze, shyira uburinzi ku mpande enye z'igihugu cyacu, kandi uhereye ku bayobozi b'iki gihugu mwami, abo hejuru kageza ku bayobozi bo hasi. Mwami ubarindire umutekano, abayoborwa uturindire umutekano, itorero ryawe uririndire umutekano. Mwami Imana wavuze yuko amarembo y'ikuzimu naho yakinguka atazarishobora. Komeza uhagarare ku bantu bawe, kandi utwambike imbaraga, komeza kuduhishurira iby'ubwiru bwawe, udukoresha iby'ubutwari. Turakora umurimo wawe mu gihe cy'intambara. N'ibi ngibi tuvuga tuba tuzi yuko mwami hari abagiye kubikurikiza mwami andi magambo, ariko mwami rya torero ryo muri Efeso warababwiye ngo warenganyirijwe gukiranuka ntiwacogora. Uzaturinde gucogora mwami, nubwo badutera amabuye na Stefano barayamuteye, ariko yapfuye asabira abanzi be umugisha. Mwami ababwira ngo babarire, ntago bazi icyo bakora. Natwe mwami turasenze, bari abantu bari mu buyobe, bari abantu mwami Imana nyiringabo badasobanukiwe iby'imvugo yawe, mwami nabo bagenderere ubaye gusobanukirwa ibyawe. Urakoze mwami, twese twaremwe nawe kandi twibesherejweho nawe. Komeza mwami uturindire umutekano wacu, buntu n'imbabazi no gufashwa n'umwuka wera biganze mu mitima yacu, kandi abari mu mwijima bamurikirwe n'umucyo wawe, kugira ngo twese tuzahurire iwawe mu gihugu cy'ijuru. Urakoze mwami kubyumvise kandi kubikoze mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane. Umuntu yakwifuza gusengana nawe, umuntu yakwifuza kukugisha inama, umuntu yakwifuza ko mwagirana ibihe bitandukanye, nyemerera utange umurongo wa telefone abantu bakuboneraho. Yego, murakoze cyane. Umurongo wa telefoni WhatsApp ndi gukoresha ni Airtel 07322808 07322808, MTN 07545236. Shalom. Urakoze cyane.